Mwongeye kwirirwana amahoro y'Imana abakurikiranye Vibes TV. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho ibiganiro, ariko uyu munsi wa none twifatanyije n'Abanyarwanda muri rusange kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 muri Mata. Twihanganisha imiryango yagize ibibazo kandi tunayibwira ngo nta mpamvu yo kwiheba, Abanyarwanda bose bari kumwe namwe. So uyu munsi rero ni umunsi wa mbere wo kwibuka muri ya minsi ijana igihugu nk'u Rwanda gifata cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Niyo mpamvu Vibes TV yagiye gukavaringa cyangwa se kwerekana uburyo mu mudugudu biba byitabiriwe, ngira ngo muramaje kumenyera ko babishyize ku rwego rw'umudugudu. Aha turi rero ni mu murenge wa Kinyinya, kagari ka Kagugu, umudugudu wa Rukingu. Niho mugiye gukurikirana ibiganiro byose byatanzwe kuri uyu munsi nk'uyu nguyu, inama zatanzwe, amateka yavuzwe. Ngira ngo wowe wakoze subscribe kuri Vibes TV ndetse n'utarayikora na mugenzi wawe ashobora kumuhereza kino kiganiro akareba ni gute ku munsi wa mbere byari byifashe, ni iki bavuze, ni iyihe ndangagaciro akwiye kuranga umunyarwanda, ni gute warwanya abapfobya cyangwa se abahembera urwango cyangwa na Jenoside kugira ngo itazongera kubaho. Reka rero mbarekure mubanze murebe ikiganiro, then mukomeze no kwihanganisha abagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nanabashishikariza ko mwakomeza gukurikirana ibiganiro birajya bitangwa buri munsi, aho tuzashobora kubasha kugera tuzajya tubagezaho ko ibyo biganiro bimeze, mu rwego rwo kugira ngo dushyire itafari nka Vibes kugira ngo Jenoside itazongera kuba ukundi. So ni Nsengimana Benjamin rero mbabwira ngo murebe ikiganiro kandi murwanye ikintu cyose cyatuma hongera kubaho Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko abenshi yabaye turi batoya, ariko ntago twifuza ko ibyo bintu byaranze ba sogokuruza na ba sogokuru bizongera kuba ukundi. Ndahera kuri bene urugo kugira ngo n'abashyitsi bacu baje gutaha babamenye. Turi kumwe n'abajyanama ku rwego rw'akagari bahagarariye umudugudu wacu, bagenzi barambura bose. Turi kumwe kandi n'ushinzwe disipline ku murenge mu rwego rw'umuryango, nawe adusuhuze. Turi kumwe na chairman w'umuryango umudugudu, nadusuhuze. Turi kumwe n'uhagarariye ibuka ku rwego rw'umurenge, adusuhuze. Turi kumwe n'uhagarariye ibuka ku rwego rw'akagari, nawe adusuhuze. Turi kumwe ku rwego rw'umuryango uhagarariye abagore mu kagari, ari mu rwego rw'akagari mu nzego z'umuryango, abadusuhuza. Jose muramuzi, twarahoranye hano mu mudugudu, ariko ubu ugiye ku rundi rwego ahagarariye abagore muri komite ihagarariye abagore mu rwego rw'umuryango hariya mu kagari. Turi kumwe n'abamutwara sibo, reka nabo maze babereke abageze hano bamutwara sibo bose bari hano bahaguruke. Abandi bamutwara sibo dufatanyije kuyobora umudugudu wa Rukingo. Hari n'abandi bari mu mirimo hano, hari n'abandi barwaye, abamagaye bambwira ko barwaye. Komite y'umudugudu rero ni abangaba mubona bari mu mirimo hano, na sekreteri, abantu mubona ni komite y'umudugudu dufatanyije kuyobora umudugudu. Abaturage ba Rukingo nabo mwese rero ndabakiriye, mwiyumve n'ikaze muri ibi biganiro.
byo kwibuka abacu bazize jenoside muri Mata 1994. Ni mu myemerere twakiriye umushyitsi mukuru uri butugeze ikiganiro, nawe ageje ubu adusuhuze kandi tumwikirize. Karibu Izaki. Turaza kumutega yombi atugeze ikiganiro n'ubundi cyateguwe tuze kucyumva. Muri rusange rero ntabwo mvuga byinshi, byari ijambo ryo kwakira abashyitsi gusa dukomeze kugira ituze, kandi muri ino minsi 100 twatangiyeho uyu munsi nk'abaturage ba Rukingo nk'uko musanzwe mubigaragariza, nzi ko mugira disipline. Tuzakomeze kwitwara neza, tuzakomeze kuba hafi y'abantu bacitse ku icumu rya jenoside muri 1994, kandi tubabe hafi, tubiteho, tubasure, tubaganirize, twirinde n'amagambo, kandi uzi neza ko abaturage ba Rukingo bisanzwe baziho kuba hafi y'iyo miryango. Reka rero n'ubundi dusubize gahunda ubuyobozi, hanyuma dukomeze gutega amatwi gahunda ziri gukurikiraho. Murakoze, ndabashimiye. Arakoze umukuru w'umudugudu kuduhera ikaze abashyitsi ndetse n'abasangwa muri rusange, kugira ngo dukomeze gukurikira ibiganiro, kandi twese nshimira cyane cyane urubyiruko rwitabiriye kugira ngo bajye baza bumva amateka yaranze igihugu cyacu, kugira ngo ari ejo bundi bazagumye kurwana ishyaka ryiza leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda irwanira abanyarwanda, kugira ngo twubake ubumwe kandi amahano yaguriye igihugu cyacu atazongera kukigwira ukundi. Murakoze rero, reka nsabe ubuhanga bw'ibyuma badushyirireho indirimbo ya Kagugu yo kwibuka, izindi gahunda tuzazikomeza mu kanya. Murakoze. Barakoze gukoresha indirimbo Kagugu. Insanganyamatsiko ubundi iragira ati twibuke kandi twubaka. Rero muri aka kanya tumaze umushyitsi mukuru ugiye kutugezaho ikiganiro, umubyeyi Izaki, agira ngo tumuhe umwanya kandi basabe tuze gutega amatwi kugira ngo twumve ikiganiro neza. Murakoze. Nagira ngo gutangira ikiganiro banze hanganishe abanyarwanda muri rusange rw'ibyago byatugwiriye bya jenoside yakorewe abatutsi. Yibuka be hari n'abafite ibikomere byaba byo ku mutima, byaba byo ku mubiri, biba bigarura bya bihe yari arimo, bigatuma abatameze neza haba mu bitekerezo haba no ku mubiri. Kuko bari babivuze, turasabwa twese kubegera kugira ngo tubasubizemo intege, bakomere, babashe kumva bari kumwe n'abandi. Ababo babuze tugerageze kuziba icyo cyuho. Nk'uko yabivuze rero, ni kuri insanganyamatsiko bivuga ni ukwibuka twiyubaka. Icyo bivuze ni uko tudashaka guheranwa n'agahinda n'amateka. Ni ngombwa kwibuka, ariko ntibiduheze aho twari kuri icyo gihe, tukagenda dutera intambwe twiyubaka, haba mu cyizere, haba mu bukungu n'imibereho myiza, tukagenda tujya kuri iyo nzira. Kugira ngo rero nicyo nagombye guheraho, kugira ngo tuze kuganira n'abantu bafite uko bumva bakomeye.
mukomere rero. Ikiganiro nk'uko bari babivuze ni icy'amateka, amateka yacu agizwe na byinshi, ariko birimo n'ibibi bya jenoside yakorewe abatutsi yashegeshe ubumwe bw'abanyarwanda, igashegesha imitima, igashegesha imibiri, igashegesha n'iterambere. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abantu bayiteguye kuko n'izindi jenoside zagiye ziba, ntabwo yabaye impanuka nk'uko abantu bamwe bashaka kugoreka amateka babivuga, uvuge ngo ni ikintu cyaje kituraho hanyuma jenoside iraba. Ntabwo ari byo. Yashingiye ku cyo bita ingengabitekerezo, kandi iyo ngengabitekerezo ntabwo yatangiye muri 1994, yatangiye kera. Turaza kubigeraho aho mwumva aho yatangiriye neza, ariko buriya jenoside iyo ari yo yose n'izabaye zose ku isi zishingira kuri iyo ngengabitekerezo. Ingengabitekerezo ikazamuka ifite ibyiciro byinshi icamo, ari buze gusubiramo, ariko bimwe mu byicamo abamwe ibyo bita identification, kumenya ngo abantu bagamijwe ni bande, birashingira ku bazamenyekana bate. Izo nzira zose uko abantu bagenda bazicamo bagenda bareba abangaba tuzabica tubatembe bashyireho kubera ubwoko, kubera idini, kubera isura. Abo bantu bakamenyekana, bikajyaho iyo ngengabitekerezo ikigishwa abagomba kuyikora bakayigisha, kugira ngo izagere igihe cyo gukora jenoside nyirizina umuntu yumva icyo akwiye gukora, icyo agomba gukora, n'ingaruka cyamugiraho atagikoze, kugira ngo mwumve uburemere bwayo. Ibyo rero bigatuma aribyo biza no gukana, bwo kumva impamvu yo gukora icyo kintu no kumwumvisha ko atari kibi. Akenshi banakumvisha ko atari kibi kugira ngo, iyo dutanze urugero rwo mu Rwanda cyangwa no mu yandi mahanga, muri izo ngingo zo kwigisha ibyo bita ingengabitekerezo, hari icyo bita, hari akantu gatoya bita dehumanization, kwambura umuntu ubumuntu, kugira ngo abasoma Bibiliya mu rugo bavuga ngo bica n'icyaha, sibyo? Noneho ariko iyo wishe ikintu kibi nta cyaha uba ukoze, kuko n'ubundi abasoma Bibiliya baravuga ngo nubona inzoka ugahita ngo uyibona uzayimene umutwe, kuko nayo nigutange izamera akagombambara, siko bavuga. Ubwo rero uvuga ngo niwica inzoka nta cyaha uzaba ugize ute, uzaba ukoze. Ugomba kubyumva muri iyo sansi kugira ngo wa muntu niba muhindura inzoka, ukica inzoka, nta cyaha uzaba ufite. Siko bimeze. Mu Bayahudi, muri jenoside yakorewe Abayahudi, bavugaga mu kubambura umuntu babitaga iminyorogoto, bakavuga ngo umunyorogoto icyo umuhanda urawanduza, abantu bambuza umuhanda bakwiye gukurwaho n'umwanda. Birumvikana. Ubu ni wanguza izo steps, izo etape zishyirwamo kugira ngo abantu bigishe ingengabitekerezo, zigomba no kuzana ikintu gituma umuntu ataba umuntu, kugira ngo nta kintu kibi kigomba gukurwaho, ugikora yumve ko atari icyaha yakoze. Mwumva ukuntu ibyo binari bibi. Ibyo rero nibyo byabaye mu Rwanda hano iwacu, aho abantu bigishijwe mu ngengabitekerezo bakumva ko umwanzi witwa Umututsi agomba kuba ari n'inzoka, ari n'inyenzi, kugira ngo bazumve nibajya kumwica ko nta cyaha bazize bate bazaba bakoze. No muri Gacaca twahuye
ndi Kimisagara hari umuntu wavuze ngo none se ubundi ko mudushinja kwica abatutsi bityo umututsi byabaye icyaha ryari nuwaburanaga wabivugaga buryo nuwaburanaga akaba kwica umututsi byabaye icyaha ryari murumva ko ariko hari n'ibyo mwagiye mwumva nko muri za Arusha ababuranaga bavuga ngo ese ko muvuga ngo twakoze jenoside icyaha cya jenoside cyari kiriho cyaje ryari babanza kwihakana batereka yewe nubwo twakoze jenoside ntabwo twahanaho ko nta tegeko rihana jenoside rigize ririho ni ukuvuga iki abategura jenoside babanje muri ya ngengabitekerezo baba bazi ko jenoside izaba baba bagomba gutegura no kuzayihakana nyuma y'uko iba ni ukuvuga ngo igira ibyiciro bibiri bitatu hari gutegura kwigisha ya ngengabitekerezo igahama barangiza jenoside igakorwa ariko barangiza bakagena na tekinike zo kugira gute zo kuyihakana no kuyipfobya kugira ngo bayiteshe agaciro abapfuye bagende bibe santarasi ntihazamenyekane mpamvu abo bantu bapfuye rero iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka biba bivuga ngo dusubire inyuma turebe muri ya mateka ibibazo twagize nubwo twibuka muri rusange ariko hari uwigeze kubivuga urubyiruko rugomba kubifataho inshingano zikomeye kubera ko n'u Rwanda rw'ejo rugomba kureba icyateye jenoside ni igiki ese tuzakirinda dute turafata izihe ngamba ze kugira ngo tutazongera nubwo n'abakuru baba barimo tugomba kuba intangarugero tugomba kwigisha urubyiruko tugomba kwigisha abana kugira ngo bazagere imbere ibyabaye muri iki gihugu babizi neza bazi nuko babyirinda barafashe n'ingamba zo kugira ngo igihugu kizatere imbere bari kumwe nacyo niyo mpamvu nyamukuru ituma kwibuka kuko abawe bagiye abo u Rwanda rwabuze rwababuze kubera icya mbere ubuyobozi bubi kubera ko jenoside ntabwo ishobora kuba ntishobora gutegurwa n'abayiteguye bose n'abazana ibiti byose idashyigikiwe n'ubutegetsi cyangwa n'ubuyobozi aho yabaye hose ntibibaho iyo rero hari ubutegetsi bubi bufite inyungu zabwo buganishamo ko nta nubwo baba buganisha ku nyungu z'igihugu buganisha ku nyungu z'igihugu ntabwo gafata abaturage ngo bubice kuko abaturage ni amaboko y'igihugu niyo agomba kwiteza imbere ariko mu nyungu zabwo z'ubuyobozi abayobora baba bifuza kugeraho bashobora kugitekereza hari ibyabo bagamije bigamije guteza imbere igihugu wenda bigamije guteza imbere bo ubwabo uretse ko nabyo ari ukwiye kuko ntabwo byaramba hanyuma iyo harimo abato urubyiruko ariko muri izo tekinike buriya iyo abantu bagamije inyungu zabo bwite baba bafite n'imirongo bahisemo izatuma bagera kuri za nyungu kuri urugero nabaha intege nkeya z'ubuyobozi aho ziba gutuma abantu bayobora babinjije kugira ngo batazabacarenginga batazababaza ngo ariko ibi ni ibiki abakurikiranaga disikuru za Habyarimana yaravuga ngo umurimo ni uguhinga ibindi mwagira ngo nuko guhinga aribyo bizana umusaruro niko mwibaza ni ukugira ngo mwumve ko aricyo tugomba guhugiramo ko tumenya ubundi bwenge twababaza ngo ariko kubera iki imipaka tunguka ngo tujye hanze kubera iki ubucuruzi iwacu budatera imbere kubera iki ububanyi n'amahanga iwacu butameze bute nimujya kumenya ibyo byose muratuma ibyo yari ashaka batabigeraho mugomba kujya guhinga urava mu murima ujye guteka urye uryame
komeza. Ni ukuvuga ngo muri iyo tekinike yo kujijisha abaturage ntabwo hari kuvamo ibitekerezo bituma hazamo ubwenge bwinshi ngo abantu bashake ibiti bateza imbere, ahubwo barareba ibiri aho hafi. Nubabwira ibindi bintu byatuma, nicyo gituma no kuvuga ngo abaturage mubabwire ngo niwica uriya uratwara imitungo ye, urumva ko yasamba iri buzemo guhinga kwawe bikihuse. Uratwara amatungo ye, urumva kuri bworore vuba bikihuse, kuko ntabwo ubwenge bwawe uri kujyane kure gutekereza ibindi. Uraba uri mu kaziga hano witurunaho gusa. Uyu munsi iyo ufite ibyo bita diversite, iyo ufite ibintu byinshi, abantu batekereza byinshi bagahuriza hamwe, bituma utera imbere kuruta uko wagira ibitekerezo byawe gusa biguma hano. Ndaza kugera ahantu muri bwumve ibyo mvuze, ndaza kubibabwira nitugera ahantu muri iki kiganiro harahari habereka ko abantu mu Rwanda twatumeze nk'abari mu kaziga kamwe tudashobora kukareba, ukaguma hano. So ibyo u Rwanda uko byari bimeze mu mateka yabyo bikubiye mu byiciro navuga bitatu. Icyiciro cya mbere ni icya mbere y'ubukoroni. Mbere y'umwaduko w'abazungu mu Rwanda, uko abanyarwanda bari babanye n'uko bari babayeho n'ibyo bakoraga bituma biteza imbere cyangwa bagira imibereho myiza, bifite uko biteye. Icyiciro cya kabiri ni igihe cy'abakoroni. Icyiciro cya gatatu ni icya za repubulika ya mbere n'iya kabiri. Icyiciro gisoza ni icya nyuma ya jenoside, uko tubanye uyu munsi n'ibyo tugomba gukora kugira ngo dukomeze tubane neza n'igihugu cyacu gitere imbere. Ubundi ni ibyo bintu bine byubatse amateka y'igihugu cyacu. Mbere y'ubukoroni abanyarwanda bari bamwe, babizi neza ko ari bene kanyarwanda, bafite ubuyobozi bwabo bemera bw'umwami, igihugu giterwa bagatabara bose uretse ko kitaterwa, siko tubizi. Ahubwo iyo hari umuntu wagiraga gutya cyarateraga, ariko tugatera twese tukakirwanirira kikaba icyacu, tukagira umwami umwe twese tukamuyoboka, tugashyingirana, tukagira amoko amwe. Kuko nitugera ahantu muraza gusanga hari ahantu tujya tugenda mu mateka tugakurura, twajya kugera hano tugasanga ikibazo cy'u Rwanda ntabwo kigeze kiba abahutu n'abatutsi. Nimujya kureba neza murasanga muri mwebwe abiyita abahutu barimo bagesera n'abatutsi barimo bagesera n'abato. Ese mwahujwe ubwoko gute muri amoko atandukanye? Nimujya gusanga muraza gusanga, nubwo ntarahagera reka mbe mazogongejeho, mbere ya muri repubulika ya mbere hayoboraga Kayibanda akomoka i Gitarama. Hanyuma habaye kudeta hayobora Habyarimana. Habyarimana ayobora yari parewa, Kayibanda yari parewa wa Habyarimana. Abakuru barabizi ukuntu bamwicishije inyota, kumuha umunyu akaba ari umwica, bamuha amazi. Umuntu ukubyara muri batisimu. Barangije icyo gihe yasura Kayibanda yavugaga y'abatutsi ngo nibo batuma u Rwanda rudatera imbere rutagira amahoro, habaye ikibazo cy'Induga nahe n'Urukiko. Abakuru barabizi ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyatangiye kugabanuka, haza ikibazo cy'Abanyanduga n'Abakika.
kugeza ubwo abantu bavugaga ngo umuntu hakurya ya Nyabarongo ntagomba kugira ati ntagomba gutera imbere na rimwe. Ku bantu bakururira hafi, niyo mpamvu intara y'Amajyepfo iteye inturusi nyinshi. Ku bantu babizi bari kugira ngo zinyunyuze n'ubutaka ntibazonye no kwera. Muzi amafaranga yagiye muri bya bintu, abagoronome babiri nibo bateza iriya ntusi ijya mureba, amafaranga menshi cyane. Byari biri mu rwango rwari ruri hagati y'Abakiga n'Abanyanduga. Abakiga n'Abanyanduga n'Abatutsi n'Abahutu ntabwo ari byo. Abo bantu baravanze ni Abanyarwanda bose. Hanyuma bukeye ntabwo haba ikibazo cy'Abagoyi n'Abashiru Abakiga nabwo byaciyemo ibice. Byumba isigara ukwayo, hasigara Ruhengeri na Gisenyi. Nyuma yaho nabwo Ruhengeri yavuyeho, hasigara Gisenyi. Ariko byarangiye na Ruhengeri na Gisenyi habaye Abagoyi n'Abashiru. Ariko no mu Bashiru byarangiye habaye akazi. Sibyo? Ubwo mbivuze muri make, ariko mbagiriye muri detail y'akantu kamwe ku kandi. Bahita mwumva ko icyo gihe ntabwo n'iyi saha muri conclusion y'abantu bafata, ntabwo ikibazo cy'u Rwanda kigeze kibi cy'umuhutu n'umututsi. Mbere y'ubukoroni rero icyo gihe navugaga, abantu bose batabariraga hamwe, bakunga ubuyobozi bwabo, bagashyira hamwe, bagashyingirana, bakatabarana, abantu ari bamwe, Abanyarwanda ari bamwe, bakagabirana inka. Ibintu byari bibatunze ko ari uguhinga no korora. Ibyo rero byaje kuvaho kubw'abakoroni, ariko abakoroni bo byari byaratangiye kera, kuko Burayi bo bari barazanye ikintu cyitwa gutandukanya abantu kugira ngo babashe uko babayobora. Iyo basangaga bafite imbaraga, baravugaga bati aba bantu kugira ngo tubashobore tugomba kugira uko tubatandukanya. Ni nayo turufu yakoreshejwe hano mu Rwanda cyangwa no muri bihugu byo mu karere kacu, yuko basangaga abantu bashoboye kuba babana, bahuje imyumvire, bahuje ubuyobozi, batabarana bagira bate, baravuga bati ntitwabashobora tutagize gute, tudashatse inzira yo kubatandukanya. Ubundi nizera tubivuga muri ubu buryo, mbega uzajya mujya muri politiki, mujye mureba aho wegereye nk'iwanyu. Buriya baravuga ngo umwanzi w'umwanzi wawe wahita biti, ahita inshuti yawe. Ubundi umwanzi w'umwanzi wawe ahita inshuti yawe. Kubera iki? Muraza gufatanya kwanga uriya. Sibyo? Buriya ni uguca intege abanzi. Abo wowe wita abanzi uba waciye intege. Iyo ushoboye gufata uriya muntu hariya akanga uyu, nawe wamwangaga, uriya uba ugomba kuba uhita uba inshuti ye kugira ngo mufatanye kwanga uyu. Ariko iyo abantu ari babiri bakundanye kugira ngo batandukanye birakugora, kuko baba bafite ibyo baganira, bifite umushinga, bakumva ibyaho ntacyo bimaze. Ariko iyo umaze kubatandukanya, umwe ushobora kumukoresha icyo ushaka. Abakoroni rero bari bafite iyo tekinike yo kuvuga ngo nitugera ahantu aba bantu bafatanyije tuzagira dute, tuzabatandukanya. Icyo rero cyo muri ubwo buryo mu mateka, nk'uko Abanyarwanda bari bameze icyo gihe, navuze ko bari bafatanyije byose no gutabara no kugira gute. Ariko mwibuke na mbere y'uko abamisiyoneri baza n'abandi, Abanyarwanda barasengaga, bari basangiye ibyo bita iyobokamana, bagasangira ibyo bita imigenzo, ibyo baziririza bikaba bimwe. Ibyo byose bakaba barabisangiye. Kuko abazungu baje bakasanga mu Rwanda abantu bazi Imana, babanje kuyihindura bayita Mungu kugira ngo abantu bave mu byabo. Abanyarwanda kera baravuga ngo Imana y'u Rwanda
Imana y'u Rwanda ndetse yaje kuza no kuvuga hari igihe yirirwa ahandi ariko igataha mu Rwanda abantu bagasinzira aribo bayifite abandi ntayo bafite. Uretse ko iyo ugiye kure usanga nabyo ari ukwikunda cyane kubona Imana yo iba hose, ariko babaga bafite ikintu bakomeyeho bakumva Imana ishobora kwirirwa ahandi wenda igatembera, ariko bajya kuryama ikaba iri hafi yabo, iri mu Rwanda gusa n'ahandi yagiye. Bavuga bati kirazira kurya wenda inzoka, Abanyarwanda bose bakaba babyumva kimwe. Umuco wacu ni tugomba ikinyabupfura bakakigira mu itorero bose, hakaba inzira y'umuganura ku ubwami twese, ukumva umuganura ni ikintu kitugenga twese. Abakoroni baza rero kubera ko basanze Abanyarwanda bahuriye kuri ibyo byose, baravuze ngo tutaraca ibi ngibi ntabwo ushobora aba bantu bahuriye ku bintu byose tutabonye ikizatuma tubatatanya ngo tubayobore uko tubishaka. Mu gihe cy'ubukoroni rero, icyo gihe u Rwanda mu butegetsi bw'ubukoroni rwahuye n'ingorane. Ingorane ya mbere ni uko ubukoroni bwagombaga guca imbaraga z'umwami, bakamukuraho za mbaraga yari afite z'uko abaturage bamwumva bakamuyoboka bagakora byose kugira ngo bajyane na gahunda y'igihugu. Bati itorero rigomba kuvaho, bakazana amashuri. Baraza bati umuganura ntacyo umaze, kuraho. Umwami, umuganura, itorero bitaye agaciro, ndetse bagera n'aho umwami bamuca. Ntabwo ndi bubigarukeho cyane icyo gihe, mu mateka twagiye mu biganiro byinshi mwagiye muhura nabyo. Ariko mbere y'uko bamuca muri za 31 mu bukoroni, muri Conference de Berlin bagabana Afurika abazungu ngo bayikoronize, buriya ntabwo nubwo tuvuga ngo Ububirigi bwaradukoronije, ntabwo Ububirigi buriya bwigeze bukoroniza u Rwanda, ahubwo u Rwanda rwigeze ruba indagizo y'Ububirigi, ariko twakoronijwe n'Abadage. Ariko nyuma y'intambara y'isi ya kabiri baratsindwa bavamo, hakomeza Ababiligi tuba indagizo yabo. Ariko mbere y'uko tuba indagizo yabo, buriya kubera ko Abadage mu miterere y'Abadage bari bazi ko aribo bantu beza bazi ubwenge kurusha abandi bose ku isi, ariko bageze mu Rwanda babona bitandukanye, basanga u Rwanda rufite organisation idasanzwe, iyo navugaga yo gufatanya, yo gutabarana, yo gushyingirana, yo kugabirana, ibintu byose bakabikorera hamwe kandi bakagira ubuyobozi bufite organisation. Baravuga bati abantu bazi ubwenge cyane, ntabwo twabashobora tutabashyizemo umwiryane, tugomba kubashyiramo kugira ngo tubone uko tubayobora, iyo tubabwira ibyo tubabwira babyumva. Nari mbabwiye ibintu bakuyeho: umuganura, itorero, no guca intege umwami. Ariko bazana n'Imana yabo, baravuga ngo Imana, mwongere kuvuga Imana y'u Rwanda, muvuge Mungu kandi mubatizwe. Umubatizo w'iwacu guterekera kubandwa babikuraho. Icyo gihe guterekera no kubandwa byafataga nko gusenga Imana, kuko bajyaga kuyisaba byose n'ibirinda igihugu, bakavuga bati batsinde umwanzi n'umugome ushobora gusenya u Rwanda. Ariko baravuga ati mwebwe mutangire musenge Mungu, mujye muvuga Mungu, mujye mukora ibi ngibi n'ibyo byo gusenya Imana, ibindi bijyanye n'ibishenzi. Ariko Abanyarwanda nubwo batinze kubyumva,
ariko bagendaga bazana utuntu dutuma babashuka. Mwibuke ko mu Rwanda ngo ntabwo twaryaga umunyu, ntitwagiraga imyenda, ntitwagiraga iki, bakagenda bazana utuntu dutuma tugukurura ukabona tukanda abantu barashobora ugatangira kubumva. Kuri uyu muhanga hari umuhanga wize ku by'amatungo yaragavugaga ati uregeye isaha ufite imbwa ukazajya uza kuri ya saha ukayiha akantu ko kurya ukongera ukigendera, ejo kuri ya saha ukazana akantu ko kurya ukayiha ukigendera, kuri iyi mbwa ihita muri ntuza yayo ibara isaha yo kurya ikabara kuri wowe. Buriya hari ukuntu abantu bajya bagira ngo twebwe ntabwo abantu nabo ni inyamaswa, nuko zirusha izindi nyamaswa iki ubwenge. Ariko nawe iyo umuntu amaze kumenyereza akantu cyane cyane iyo ufiteho inyungu, uratangira ukabisetinga mu mutwe, ukazajya ucungana nawe, umaze ukamenya ko hari icyo akumariye. Ariko hari ubikora ashaka kukikumarira kugira ngo atangire gukurure akwiyegereze, hanyuma azagukoresha ibyo ashaka kugeraho. Buriya niko abazungu badutwara. Hanyuma muri za 31 baratangira baratubwira bati ariko murabizi mwebwe muribeshya abanyarwanda, ntabwo muri abanyarwanda mwe. Buriya muri mw'amoko atandukanye ashobora no kuba adakomoka hamwe. Batereka tubereke ikibitandukanye. Bazana imigozi, bazana ibipimo byitwaga akantu bajya bapimisha kitwa ngo ikira hari akantu kitwa piya kulise niko bapimishaga amazuru bagashyiraho kurya, hari akantu baregera bagashyiraho, bagapima amaso, bagapima umutwe, bagapima n'uburebure. Hanyuma ibyo bimenyetso bamara kubipima ku bantu bose bakazabibona abantu mureba ntabwo mumeze kimwe, ntabwo muhuye. Cyambere hari abarebare, hari abafite amazuru maremare, hari abafite amaso manini, hari abafite imitwe minini, ntabwo muri bamwe. Ndetse n'ikimenyimenyi ntabwo mwakomotse hamwe. Hari abasangwa butaka, hari abavuye Abisiniya, hari n'abavuye Chad. Buriya mwebwe mugereranyije tubuze ibyo byiciro byose bari bitatu, ababa ba nyiri igihugu baba bari bande, baba ari abasangwa butaka kuko baba ari bo ba nyirawo. Ariko babandi n'intambara zabaye ntibari bari, ahubwo abavuye Abisiniya n'abavuye Chad nibo bashaka kugira ba nyiri igihugu bakakirwanira bakagipfa bateranyijwe n'abariya. Urumva ukuntu ari skandal. Ariko ku bantu bazi amateka, buriya muri bino bihugu byacu twita ngo ni iby'Abarabu byo muri Afurika, bariya bazanywe n'idini ya Isilamu, baza babwiriza, baratura, batigeze barwanira amoko se ngo bakore jenoside. Buriya murebye aho utuye wowe uyu munsi, ushobora gusanga nta n'igisekuru cyawe cya hafi kigeze cyawe. Kugira ngo mbereke bya bintu nababwiye ngo ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyabaye ikibazo cy'u Rwanda, ahubwo gifite izindi nkomoko ahandi. Bukeye bamaze gupima ibyo byose bavugaga by'amazuru, by'uburebure, by'iki, babona ntibihagije. Abaturage ntibarimo kubyumva, baravuga bati rero tugomba kubyandika mu byangombwa byacu. Bazana icyo bita ibuku. Ibuku ni igitabo nk'indangamuntu bandikagamo, bazana bimwe ibintu bidasobanutse. Ku bantu bize ibintu byitwa sociology, mwizemo ibintu byitwa apparence, ubundi habamo ibintu bine, icyo bita class, tribu, race na ethnie.
buriya mu Rwanda abanyarwanda bose bari bafite amoko yaba yandi navuze, abanyiginya, abagesera, abasinga, abega, izo zitwa clan. Kubera ko abanyarwanda muri bya bindi byose bisigaye, urebye karakterisitike zibiranga, urebye inkomoko zabyo, ntabwo byabaho mu Rwanda. Kubera iyo clan ni amazu mato aho abantu bagiye bakomoka mu bisekuru byabo hafi. Ariko iyo ugiye kuri tribi usanga abantu bafite za relation zijya guhura, bafite ibintu bajya guhuza ariko atari bamwe. Reka tuvuge wenda nuko muri Kongo wenda hano ni hafi, hari ibice byacu ubukoroni bwatwaye muri Conference de Berlin wenda twahuza, ariko iyo ugiye nko muri Kongo habamo amoko arenga 400 bashobora guhurira wenda ku rurimi rw'Iringara, ariko buri gice kimwe gifite ururimi rwacyo n'ikindi gifite urwacyo cyihariye. Izo nizo bita tribi, zijya kugira ibintu bizihuza ariko bafite n'ibibatandukanye bizwi. Imico ishobora kuba idahuye n'ururimi rudahuye, ariko hari aho bahurira mu mibanire. Izo nizo bita tribi. Noneho hakaza icyo bita ethnie, ni ukuvuga ngo ba bantu noneho bahuje igihugu, bahuje n'ibintu bimwe na bimwe, ariko n'ubundi hari karakterisitike nyinshi zibatandukanye, ikaba ethnie. Hakaza icyo bita race. Iyo bavuze race directement mu ruhu, noneho wumva igitangaje, twebwe mu ibuku yacu harimo clan bagira icyo bandikaho, ariko bagera kuri race bakandikaho Hutu, Tutsi, Twa. Ese no mu Rwanda hari umuntu udasa n'undi mwabonye mwebwe? Wenda haba umuntu w'inzobe hakaba n'uwirabura, ariko se hano twavuga ko higeze haba race nibwo twavuga twebwe n'Ababiri, nibwo twavuga twebwe n'Abayesimo, nibwo twavuga twebwe n'Abanyamerika, kubera ko amasura yacu ariko wo kuri race akaba ariho bandika ngo Hutu, Twa, Tutsi. Kubera twebwe rero umurimo wacu wari uguhinga, ibindi ari amahirwe, ntabwo twabisomaga ngo twumve icyo bivuga. Muri muhanda ibintu biri kugaruka, twebwe twari tuzi ko umurimo ari uguhinga, ibindi ari amahirwe. Ntabwo twabisomaga ngo twumve ngo ariko race, umuntu wanyandikiye ngo race ndi Umuhutu cyangwa ndi Umututsi, azi race icyo ari cyo. Natwe ntitwari tubizi, n'abari babizi ntibari babyitaho. Ndashaka kubabwira ko hano mu Rwanda twigeze muri 1994, hari umuntu wataba waravuga ati yewe abantu bari bagiye kunyica ahumeka insigana, akavuga ati yewe niba ndi Umututsi niba ndi Umuhutu simbizi. Kugeza 1994 abantu benshi ntabwo bari bazi niba ari Abahutu cyangwa ari aba, ariko hari n'umuntu wavukanaga n'undi, umwe ari Umuhutu undi ari Umututsi. Murabizi nabyo? Iyo ni realite yewe nzi neza n'abantu ndabazi babiri ari Abatutsi undi ari Umuhutu, ndabazi neza. No muri Gacaca hari abo nagiye mbona baburana bati yewe mpamvu narokotse nari mfite indangamuntu y'Abahutu. Umuntu akaza akabikwereka tudugoze, ariko bakuru banjye barabizi. Kubera ko ibintu abantu bamwe babijyagamo hari ababizi hari n'abatabizi. Ibyo bigatuma bagira bigatuma n'ibyo bakora batababizi neza, kubera ko abenshi nta nyungu babibonagamo, ariko n'ababibonagamo inyungu ntibari barashoboye
ku byigishwa bigomba kwigishwa kuko bo babyigishaga birenga hejuru kugira ngo inyungu zabo bari bagamije arizo zigerwaho. Kwihuse rero ingengabitekerezo nk'uko nabivuze y'icyo gihe y'abazungu bashyizemo icyo gihe yarazamutse bigera igihe cyagiye navugaga cyo guca umwami, bakamwumvisha ko agomba kubatizwa, barangiza bakamuca bakimika umuhungu we kugira ngo agendere ku mabwiriza yabo. Bageze n'aho bashinga amashuri bayashinga bafite intego yo gutandukanya abantu neza neza. Baravuga ati yaragomba kujya ishuri, bari bafite amashuri atatu. Ishuri rimwe ari irya administration bagomba kwigishamo abana b'abatutsi gusa b'intoranywa, bati bazaba abami, bazaba abatware, bazaba biga abana b'abatware, base nibasaza bajya babasimbura. Mwebwe abahutu batangira kubwira abahutu ngo mwebwe ntimwemerewe. Urumva hajemo akantu ko gutonesha abantu. Bati kubera ko baravugaga hari akantu nigeze gusoma muri noza mu nyandiko za katolike z'abamisiyoneri, bavuga ngo aba bantu bitwa abatutsi ngo bazi ubwenge cyane ngo ku buryo nibo bashobora kubwiriza ijambo ry'Imana bonyine, nta bandi baribwiriza ngo ryumvikane. Ni ukuvuga ngo batangiye kuvuga ngo abahutu bo nta bwenge bagira, abatutsi nibo bonyine bazi ubwenge banabwiriza ijambo ry'Imana rikagira rikumvikana. Kubera ko bazi ubwenge nimubashyire no mu mashuri meza y'ubuyobozi, aribo biga administration bajya basimbura base, hanyuma bagire bati. Ari nayo mpamvu muzakurikirana mu mateka hari abantu bavuze abantu benshi batemeraga ko abazungu bakoronizaga bagashyiraho ikiboko bakagira bate bakabyimura bakabishyira ku batutsi ngo babikora, kandi abatutsi atari bo bayoboraga ahubwo hayoboraga ababirigi. Noneho uko gutonesha bashyiramo abana muri iryo shuri rya administration, ariko bakora irindi shuri ry'ubuhinzi rya agronomy. Batabanga b'abahutu bo icyo bashoboye no guhinga bazajya biga muri iryo shuri rya agronomy. Hanyuma babonye ko hari ibindi bigura abana b'abatutsi batazashobora kwiga agronomy kubera ko ari aborozi, reka dushyire irindi rya veterineri, bajya bavura inka za base bagire gute, hanyuma bakore bazana ku kantu ko gutonesha kugira ngo batume noneho hari abarakara batwe kubera ikibiya tutabibona. Ibyo birakora bizana ikibazo kugera igihe haje ya masambu rero ya shiku, bagiye mwumva ibyo bita shiku, byari ubaha icyate cyo guhinga ikawa cyangwa guhinga ibijumba cyangwa guhinga iki, ukajya ari ibyawe ariko ukajyayo bagukubita. Urumva umuntu ukoresha iki kintu ni umutware. Ko n'ubu umuyobozi w'umudugudu niwe ubahamagara ngo nimujye mu nama, nimujye mu nteko rusange, mujye mu muganda, niwe ugomba gukoresha ibyo bintu. Kandi uwo babihaye ni wa wundi wise umwana w'umututsi, niwe uzabikoresha. Kandi gukoresha ategetswe na wundi. Ubu ngubu ntabwo mwareba perezida wa repubulika ngo niwe watumye umuyobozi w'umudugudu, mwareba umuyobozi w'umudugudu muti uyu nguyu niwe dushyira hagati. Ubwo bimeze ubwo nakora inshingano bamuhaye azaba abaye umwana. Mutangire uvuge muti dore uyu muntu w'umugome niwe udukoresha. Ubikora we uwabitegetse ko bikorwa gutyo arabizi, azi ko yamutumye amushoye. Noneho namara kuba mubi wazaka kuvuga ati uwa muntu wanyu ni mubi, niwe wabereye nabi, murabizi mu muhindukirane mu mukubita. Ibaze nkamwe muhindukiranye umuyobozi w'umudugudu mwe yajya he yabona abahugira ahantu hose mwahatanga cyane. Nuko byagenze. Hanyuma bafata abantu bari bazi ngo bafatamwe abantu bakeya ngo bitwa abahanga, babita ngo n'abahutu ngo bajye mu seminari babigishe ukuntu bazigaranzura
ba bantu bababwira ngo mujye muri shiku ni mujye kugira gute ni mujye kugira gute ni mujye kugira gute bavuga ngo muze babajyana mu seminari babigisha ibintu ariko bakabigishamo n'ingengabitekerezo. Nibwo haje kuvuka noneho bamaze kurangiza muri za 57 barababwira bati mukora icyo bita bakise manifeste de Bahutu. Manifeste de Bahutu yavuga ngo abahutu mwigaragambye mwivumbure barabatutsi yo kongera kugira gute kubayobora. Noneho babandi b'abanyabwenge batangira kubwiriza abantu ko bizagenda. Birakurura bigera 58 59 aho noneho haje amashyaka menshi. Amashyaka ariko muri ayo mashyaka hakaba harimo ihundura yo kugira gute yo gusaba ubwigenge. Muri ayo mashyaka ndibuka aho harimo aya yarashingiye no ku ngengabitekerezo bari barayise Parme Hutu, ibyo bitaga Prosoma na za Inari. Ariko Inari yo ikaba yari igamije gushaka ubwigenge. Bakavuga bati aba bakoroni barimo baradukoresha ibintu bitari byo, ariko hari habaye ihundura mu bihugu byose n'ibya Afurika n'iby'Uburayi ibindi byakoronizwaga. Bakavuga bati kubera iki twahora dukoroniza, dushaka ubwigenge, buri gihugu kigire uburyo kiyobora, kigire uburyo kimanaginga cyangwa kiyobora abaturage bacu, tujye mu bikorwa byacu. Ariko ababiligi kubera ko bumvaga bagiye kubura wa mugati, bagiye kubura Afurika, bagiye kubura abo bayobora, baramubwira Bahutu bati muri bicu mwebwe bari abantu b'Abatutsi bangana na 14%, mwebwe muri nka 80 na kangahe babayobora, nimukuri imyigaragambyo mubirukana, nimubirukana urayobora igihugu, ubundi murashaka ubwigenge bw'iki? Nibwo ahubwo nimushake ukuntu mwikiza Abatutsi, nimumara kubikiza ubwigenge buzababuzana nyuma. Nukuvuga ngo ni nk'abo bababwiye ngo twebwe dukomeze tube twibereye hano, hanyuma bano bantu babayoboraga nibagenda n'imitungo yabo mukayirya n'iyindi mukayisigarana, twebwe tuzaba tubanye neza, ubwigenge tuzagera aho tububasabire tububahe. Batuzi ko ari byo nyivumbo gatanya birabaye. Iyo za 59 nibwo ingengabitekerezo yakomeye ku buryo abajya bumva uwitwa Gitera Joseph Ndahika ngo yamwitaga ngo ni Gitera gidaterwa ubugabo n'urwabo, ariko yashakaga iki? We niwe wazanye ibyo bita amategeko 10 y'Abahutu. Amategeko ari mu rwango rukabije cyane, ruvuga ngo ntabwo Umuhutu n'Umututsi bagomba kubana, nta nubwo bagomba gusangira, nta nubwo bagomba gushyingirana, nta nubwo bagomba kugabirana. Nk'ibitangazamakuru birimo bya Katolike, birimo ibindi byandikaga ayo mategeko 10 y'Abahutu bakanabitangaza kugira ngo Abahutu bakomeze bumve ko nta kintu na kimwe bashobora guhuriraho n'Umututsi. Ku buryo yewe muri ayo mategeko 10 nafashemo ibintu bitatu byari bikomeye bituma byari bifite urwango rukomeye cyane, nubwo byagiye bigarukana no muri za 90 na 94, ariko ayo mategeko 10 n'ubundi yagaruwe na Kangura muri 90 na 91, ariko yari asanzwe hari no muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ariko akaza mu buryo buziguye, no mu buryo butaziguye. Uburyo byazaga batazanye ngo n'amategeko 10 y'Abahutu, ariko ibirimo bigomba kuzana urwango bikaza, kuko we yaravuze ngo umubano w'Umuhutu n'Umututsi ni nk'umusonga mu rubavu, ushobora kurya cyangwa ugasinzira urwaye umusonga, niko wibaza. Umusonga wagufashe ntabwo warya no guhumeka biranga. Bivuze ngo kubana k'Umututsi n'Umuhutu ni nk'umusonga mu rubavu. Akavuga ati kitabaye ni nk'umufunzo ku kaguru. Umufunzo ni ibintu abantu bavugaga by'ibisebe kitajya gikira, kandi kiryana ngo umuntu ahora yishima, ni ukuvuga ngo nta kandi kazi wakora uretse gushima. Yaravuga ngo ni nk'umusundwe muke, aza nkibagiwe ako ngaho. Bitatu nafashe ni nk'umusundwe
ibyo bintu iyo ubyumvise wumva ko biteye ubwoba, kugira ngo umuhutu n'umututsi babane bimeze gutya. Munyumvire namwe, ibyo bikavugirwa mu mbwirwaruhame, mu mitingi bakabivuga gutya, bakabivuga mu nyandiko mu binyamakuru dusoma, bakabivuga mu nama bahuriyemo. Iyo nama urimo uwo mututsi undi arimo n'umuhutu, kandi murimo kumva amagambo amwe avugirwa. Urwo rwego rero rurakomeza, bigeze 59 nyine abahutu barahaguruka nyine muri ya manifestation z'abahutu, bamaze kumva ubwirwaruhame, bamaze kumva urwo rwango, barafata abatutsi baramenesha, baratwika, bararya amatungo yabo, batwara amasambu yabo, abandi baramena barahunga. Abashoboye gucika urupfu barahunga. Nyuma yo guhunga baragenda babayo, bagasaba gutaha bikanga, bakagera gutya bikanga. Repubulika ya mbere irangira mu madisikuru yagiye atambuka muri za 63 na 4 na kangahe, ariko ubwo ya independence bagumye kurekarama iraboneka muri 62 tariki ya mbere y'ukwa karindwi, ariko iboneka hari za nkuru ntacyo bari buyikoreshe, n'ubundi ababirigi bakomeza kubayoboreramo. Ari nabwo bo bihitiyemo ko hajyaho ubuyobozi bukayoborwa na Kayibanda akaba perezida wa Repubulika. Ariko ya independence irabonetse, ni ubwigenge, ariko ntacyo muri bukoresha kuko nta buyobozi buhamye buhari, harimo n'imvururu, n'abantu bamwe barahunze, abandi bahari bari muri ya ngengabitekerezo. Bivuze ngo ababirigi barakomeza bagire bate, babayoboreremo kwa kundi babikoze. So ikigiye gukurikiraho ni iki? Nuko yakwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ntiyahagaze, kubera ko yari igomba gukomeza. Ko bageze 63 na 4 bakurikiranye disikuru z'uwitwaga Makuza, yaravuze ati u Rwanda ni urw'abahutu nyamwinshi, abatutsi bagomba gusubira iwabo, ni abanyamahanga bavuye Abisiniya bagomba kugumiyo. Kubera ko ariko n'ababirigi bari babumvishije ko u Rwanda ari urwabo, kubera ko ari uwo nyamwinshi, ntabwo abandi bafitemo agaciro, nta mwanya bafitemo. Ibyo birakomeza, bigeze 73 ko habaye ikibazo gikomeye, aho batekerezaga yuko abana b'abatutsi bari basigaye bari bamaze kuba benshi mu mashuri bajya kwiga, hanyuma bakora nk'uko bakora umukwabo, baravuga bati aba bana b'abatutsi batangiye kujya kwiga bazatumerera nabi, mubakuremo bose. Barabirukana, induru ziravuga, zivuze amahanga atabaje kubera iki mwirukana abana b'abatutsi mu mashuri n'ibindi. Aribanda muzuka yavuze, yaravuze ngo rero ngo kugabanya ikibazo cy'amabandi, ntabwo ari kwirukana abana b'abatutsi mu mashuri, ngo kugabanya ikibazo cy'amabandi. Wibaza ese amabandi ajya mu ishuri? Iyo wibajije uri umunyabwenge ukabyumva neza, wibaza niba amabandi abarizwa mu mashuri cyangwa yagombye kubarizwa mu muhanda, bakajya kuyakora mu muhanda bayajyana kwiga. Ariko buriya abantu baravuga ngo la masse n'a pas d'intelligence, ni ukuvuga ngo abantu benshi iyo uvuze ikintu muri rusange ntabwo abantu bapfa kucyumva ngo bakenyezemo, bacyumva uko kiri, bagisesengure, bamenye icyo umuntu yashatse kuvuga. Urebye ngo ni uburyo bwo kugabanya amabandi bari mu gihugu. Ariko icyo gihe hari mu rwego rwo kuvuga ngo abantu bari mu mirimo bitwa abatutsi, imirimo ya leta n'indi, n'abari mu ishuri baraza gukururwa, bagira ubwenge, nibagira ubwenge babaze mu dufite akarengane. Ariko nitubakura mu ishuri baguma ari injiji, ntabwo bazabaza uburenganzira bwabo. Kuko mbere yaho hari aho nasimbutse, aho batangiye kwita abantu inyenzi, bari ingenzi zateraga zishaka gutaha. Wari umutwe w'ingenzi washaka gutaha kugira ngo
bagaruke mu gihugu cyabo basaba uburenganzira bwabo, barabibima batangira kuvuga ngo ni inyenzi, ngo nizikomeza gutera ngo zizikoraho, ngo n'ubundi ngo n'abasigaye mu gihugu barabatera. Ibitero bigenda bipfuba, ariko bigeze muri 73 nuko nihuta, ubundi hari utunosiyo tumwe na tumwe ntababwira. Ariko hariya baravuga bati ubwo babaye benshi mu mirimo akajya no mu mashuri, baraje nibamara kumenya ubwenge baraza kuduhinduka batubwire ngo ubundi kuki tutagira uburenganzira bwacu, hari ababyeyi bacu, hari bene wacu basohotse bahunze, kuki badataha? Iki kibazo, muri icyo kibazo ni nabwo Habyarimana yakoze kudeta. Muri icyo gihe harimo mvururu, aravuga ngo agiye kugarura umutekano, wahagarike n'imvururu, ngo kubera yuko perezida yananiwe kubihagarika. Ariko ntabwo yakoze kudeta kubera iyo mpamvu gusa, kubera ko hari n'ikosa ryabaye rya Kayibanda. Mbere yaho hari ikibazo cyari cyabaye mu gihugu cy'umutekano, avuga ko abasirikare babayeho neza. Aravuga ati buri imbwa iyo wayigaburiye neza ntimoka. Habyarimana nawe arita mu gutwi ati njyewe mugabo w'ingabo, perezida yaravuze ngo imbwa iyo ugaruriye neza ntimoka. Hanyuma Profita Zaki za mvururu zavutse, aravuga ati nanjye reka gukubite kudeta za mvururu zihagarike. Ariko amaze gukora kudeta nibyo bitaga Leonze Camarade, murabazi. Hanyuma bamaze gukora kudeta bica bandi babica nabi, bafata ubutegetsi. Bamaze kubwira abaturage yuko bagiye guhagarika imvururu no kuzana umutekano n'ubumwe n'amahoro na demokarasi byose. Abantu bati turaruhutse, buriya birabaye, tugiye noneho kubaho neza. Ariko icyo abantu bari biteze si cyo cyabaye. Baba ari Abahutu, baba ari Abatutsi bavugaga, ntabwo ibyo bari biteze aribyo babonye, kubera ko ingengabitekerezo yakomeje gutemberwa. Kuko niba mubyibuka muri 75 niho hatangiye kuza icyo bita iringaniza mu mashuri no mu mirimo. Iringaniza kandi ryari ikandamiza ry'abantu bamwe, nabyo bishingiye kuri ya macakubiri, kuri ya ngengabitekerezo ya jenoside yakomezaga guhembera. Ndetse muri 73 ni naho icyo gihe habaye ubwicanyi bwinshi bw'Abatutsi ku Gikongoro, mu Bugesera, Ibyumba na Kibirira, ku buryo ababizi neza amateka, Gikongoro honyine hishwe abantu bagera ku 20,000 muri uwo mwaka. Haje iringaniza rero, iringaniza ryari rigamije ko abana bitwa Abatutsi batajya mu gisirikare, batajya mu mashuri, ndetse n'abafite akazi bagabanya bishoboka, ntibabe benshi, hagamijwe bya bindi navuze mbere byitwa gutuma abantu batamenya. Buriya uri mu kazi umenya amakuru menshi, ari mu gihugu, ari hanze, ari hehe urayamenya. Iyo uri mu ishuri wiga utuntu twinshi dutuma ubwonko bwidevelopa, ugashaka kumenya byinshi. Umuntu ushaka rero kutazamenya ibyo akora agomba kubikurinda ntubimenye, kugira ngo utazabimubaza. Bagomba kubaho ubwo buryo buvuga ngo abo bantu mubabuze. Iringaniza ku bantu babizi neza ryatangiye kurwanwa n'umuntu witwa Agatha Uwiringiyimana, ari minisitiri w'uburezi. Ariko nawe muzi ko atabigiriyemo amahoro, avuga ngo abantu bose nibige, ufite amahirwe yo kwiga niyige, kubyo n'ibyo ntabwo bikwiye kubaho. So birakomeje rero ubwo icyo gihe abo bantu bose bitwaga muri icyo gihe bagendaga kwari ukugerageza muri ya gahunda yo kuvuga ngo tuzakora jenoside, turashaka gutsemba, gukuraho ubwoko bwitwa Abatutsi. Bagiye bagerageza bavuga reka tubigerageze hano turebe ko bikunda.
nitubica tukabona ntacyo bavuze ubwo nyine n'abandi tuzagenda tubica. Ariko muri icyo gihe iringaniza riba kugeza za 75, ababirwanyaga nk'uko baravugaga bati ubundi abanyarwanda bakwiye kuba bamwe, kuko nicyo twaharaniye, mwavuze yuko tugiye kuzana ubumwe, demokarasi n'ibindi byose. Ariko ku bantu babizi neza nta demokarasi yabayeho muri repubulika ya mbere n'iya kabiri. Kubera iki? Iyo habaga amatora ubwo Habyarimana, abantu bigeze gutora barimo hano bakuru, muzi ko nta bakandida babiri babagaho. Habaga umukandida umwe akaba ari Kijuru, niko byagendaga. Habaga umukandida umwe rukumbi witwa Habyarimana, hakaza n'Ikijuru. Ikijuru rwari urupapuro rw'uruja rumera nk'icyatsi, wowe wagombaga gutora Habyarimana cyangwa ugatora Ikijuru. Ariko wibeje ugatora Ikijuru, abanyagikongoro baragitoye. Niba mwarakurikiranye bavuze ngo Igikongoro bagomba kubatera itabi. Iyo mvuga murayizi abantu bakuru barimo hano, abantu bakuru barimo hano murayizi iyo mvugo ivuga ngo Igikongoro bagomba kwitera itabi. Kubera ko iyo bajyaga gutora mu cyumba cy'itora habaga harimo abasirikare bagomba kumenya aho utoye. Igikongoro yose rero bigeze kwigira nk'iki, baravuga ati tora Ikijuru kamambayambaye. N'ubundi nta keza abaga batora Ikijuru. Aravuga ati tugomba kuhatera itabi. Kuva muri 73 Habyarimana afata ubutegetsi kugeza muri za 78 n'I9 ategeko nshinga ryabagamo. Yari yarabikuyeho kubera iki? Kugira ngo amakosa bakora ntagaragare nk'ayo yarateganyijwe n'itegeko. Bigeze 1982 Uganda ku bwa Obote yirukana impunzi zose z'Abanyarwanda tahe mu gihugu. Bagiye kuza Habyarimana atereka abasaba Abanyarwanda, nimubahe icumbi, mubahe n'ubwenegihugu. Obote ati ntabwo bambera. Baje baravuga bati aba bantu turabajyana ahantu haba isazi yatetse, ahantu haba inzoka, ahantu haba izuba, bakubitwe bati. Abenshi baba basituje Nasho hano hari abantu bahazi yo hasi ku Kivu. Ariko buriya abantu nubwo bababara Imana izuba bazabaho, birabikora bakabaho. Wowe ibyo batekerezaga ntibigerweho, Imana ibiba bikoze, abantu baratura, barahinga, haranera, babaho. Ni naho hatangiye ikirahuri cyuzuye amazi. Murakizi ikirahuri cyuzuye amazi? Icyo gihe ndetse ko byasubiyemo muri 89, ariko muri 82 buriya niho hatangiye ibintu byitwa ikirahuri cyuzuye amazi. Kuko Habyarimana baramubajije bati ko tukohereza abantu bawe ukanga kubakira, uragira ngo bigende bite? Aravuga ati buri u Rwanda ruruzuye, ni nk'uko wafata ikirahuri cyuzuye amazi usutse mwandi yameneka. Abo rero ntaho twabona kubashyira, hamwe ni mu bagumane cyangwa mu bahubwe n'igihugu, ariko ntabwo twe tubakira. Ariko n'ubu wakoze ubushakashatsi ntabwo usubiza abakora ubushakashatsi, ntabwo turamenya niba usutse amazi mu kirahuri cyuzuye hameneka agiyemo nyuma cyangwa yambere. Hameneka yayo ntabwo turabona igisubizo nyakuri ngo tumenye hameneka yayo. Abantu bize siyanse, fizike nibo basaba kubitubonera neza, bakatubwira ngo hameneka yayo.
ntabwo nzi amazi yose afite density ingana, ntabwo nzi niba Amerika yari arimo cyangwa hagiyemo nyuma. So icyo cyanze 82, muri 87 abantu b'impunzi bari barakomeje kugoragoza bati ariko se ubundi abantu ko wanga kuduha uburenganzira bwacu, twarahunze, abantu bacu bari mu gihugu baricwa, natwe duheze hanze, nta burenganzira tugira ku gihugu, tubigenze dute? Reka twishyire hamwe dusabe gutaha ku neza, rero ko twataha bakatureka tugataha. Avuga icyo bita FPR Inkotanyi, gasaba nyabuneka. Hano FPR Inkotanyi ntabwo yari Uganda cyangwa yari mu bihugu byose by'isi, na hano mu Rwanda bari bahari, ariko babanza kwidentify ibibazo bihari. Ariko se twe tuzahora turi impunzi dufite igihugu kubera iki? Se twebwe tuzahora turi abantu badahabwa agaciro bagomba gupfa nk'isazi kubera iki? Se twebwe bidentify kuki abantu bagomba gutandukana ari bamwe, barabyaranye, baragize gute, baramwanye, ibintu byose byari byabo, kubera iki bitagomba kubaho? Ubumwe bw'Abanyarwanda bugomba kubaho, tugomba kugira demokarasi, tugomba kugira uburenganzira bwa muntu, tugomba kugira kimwe hari muntu tugomba kubaho. Tureke tutaha. FPR imaze kubaho irabisaba biranga, igeze 89 nibwo bavuze ko byagenda kose tugomba kubona igihugu cyacu, natwe tukakibamo dufite uburenganzira. Nibwo kuri disikuru yayindi y'ikirahure noneho cy'amazi yasohotse neza uburyo bweruye. Habyarimana muri conference y'abanyamakuru aravuga ati niba byibagirwe ikirahure kiruzuye nta yandi mazi yajyamo. Abari bashinze FPR Inkotanyi baravuga bati rero tugomba gushyiraho, niba twashyizeho umutwe wa diplomasi wo kuvuga ngo twumvikane bikanga, tugomba gushyiraho n'imbaraga tugashyiraho igisirikare, hanyuma bakwanga ku neza bakabyemera bunari tugataha. Nibwo byakuruye 90 tariki ya mbere Inkotanyi zirateye. Inkotanyi ziteye rero ntabwo Habyarimana yumvise ko atewe n'impunzi zahunze z'Abanyarwanda, yumvise ko atewe n'Abatutsi bashyigikiwe na Uganda bashaka kumwaka ubutegetsi. Nyangengabitekerezo yari yarigishijwe mbere itangira guhindura isura. Ihinduye isura ite? Harimo ibintu bitatu byari biriho. Ni ukuvuga ngo batangiye kuvuga ngo hano harimo batewe n'Abatutsi, kandi hano mu gihugu harimo Abatutsi. Abangaba bari ibyitso by'abariya baduteye. Umuhutu utavuga rumwe natwe nawe ni iki? Kubera ko mu byitso ntabwo hafunzwe Abatutsi gusa hano mu gihugu, hafunzwe Abatutsi n'Abahutu batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko bavuga ngo ni abagambanyi bavugana n'Inkotanyi. Ariko bamaze no kubafunga batangira gukora imbwirwaruhame zibwira abaturage bose bati mwe Abahutu mwe nimuhaguruke, nimudahaguruka ngo mwice bari Abatutsi tubarwanye, bo baraza babice. Nicyo bagamije. Haba ibyo bita gutangira gushaka intwaro, defense civile. Defense civile yavuga ko umuturage agomba kugira intwaro akirwanaho, akica ba bantu baje kumwica, kandi mu baje kumwica agahera kuba muri uruhande. Muri uruhande ninde? Ni Umututsi urimo hano, ni icyito, ariko niwe uzamuhera hamwica. Nutatangira kwikiza uyu nguyu ntabwo uzayakwiciraho hirya utarishyura. Ibyo bintu biri bigishwa mu mbwirwaruhame bigira gute? Bizanye ibintu byinshi, kubera ko
inkotanyi zo zari zateye zifite imbaraga, ariko nubwo zagiraga imbaraga, zari imbaraga gusa z'ibintu byitwa impamvu yo kurwanira, ntabwo ari imbaraga. Cya mbere igihugu cyari gifite ingabo z'igihugu, intwaro, umutungo, ibihugu bigishyigikiye. Ntabwo inkotanyi zari kurusha u Rwanda imbaraga, ariko bari bafite imbaraga z'umutima, intego bari bafite. Hanyuma bukeye rero, ubwo nibwo hatangiye amashyaka menshi muri 91. Hatangira amashyaka menshi arimo avuga bati ibi bintu mushaka gukora ntabwo tubyemera, ibintu byo kuvangura abantu, ibintu by'iki ntabwo tubyemera, n'ibintu by'ishyaka rimwe rya MRND ntabwo turashaka. Hajyamo amashyaka menshi atanga ibitekerezo, turebe ukuntu iki kibazo twanakivaho. Niyo haba za PSD, za PL, za PDI n'izindi. Zivutse rero zitangira kuzana ibitekerezo byo kuvuga bati mwaretse tugashyikirana n'aba bantu tukumvikana ikibazo cy'amwe. Ariko ibyo bitekerezo byazaga ntabwo MRND yabyemeraga, kuko yo yari yaramaze gusetinga umupango wo kuzakora jenoside. Baravuga bati ntabwo byakunda, birasaba ko gahunda yacu tuyigeraho, bari abantu badutera tukabatsinda tukabirukana, n'abari mu gihugu tukabica bene wabo. Muri ayo mashyaka bimaze kugenda gutyo, amashyaka amwe n'amwe yari arimo za MDR n'izindi zitandukanya, zishyiraho icyo bise Hutu Power. Amashyaka amwe ashyiramo za CDR, iriya MRND ishyiramo CDR, Hutu Power nayo ishyiraho ibindi, ku buryo mwumvise ibyo bitaga hari abantu bitaga ngo turi hose, hari interahamwe, hari impuzamugambi, hari n'ibyo bitaga ngo niba ari amahindure. Abo yari imitwe y'insoresore y'abasore bagiye bahitamo b'inkorokoro, bitaga ngo ni inkorokoro, bakajya kubaha imyitozo ya gisirikare, bakabigisha n'ubugome, uburyo bazica abantu no kubamara vuba vuba. Kuko nk'abo bitwa turi hose n'amahindure bagiye gutorezwa mu kigo cya Bigogwe kugira ngo babigishe strategy yo kurimbura abantu icyarimwe muri masse kandi mu buryo bwihuse. Izo zahindutsemo, hari amashyaka yagiye yicamo ibice bibiri, murabizi, abantu bari mu gihugu murabizi, akicamo hakabaho icyo bita Hutu Power, ako gace kakagenda, rya shyaka rikagumaho ariko badahuje. Noneho n'amashyaka asubiranamo, niba mubizi, bamwe bakicara mu mashyaka, abaperezida babo yajya hano. Ndibuka niba ari nk'uwa PSD biciye hari w'ijyi Butare, muza ninde, Gatabara, bagiye bahitamo abo ngabo badashyigikiye ibyo bitekerezo bakamutega bakamwica, bakagenda babakora bati niba wowe udashyigikiye Hutu Power wowe uravaho. Noneho amashyaka agenda asubiranamo kugira ngo babanze babatera ubwoba, abashoboye bayoboke icyo gitekerezo cyajeho cya Hutu Power. Ibyo rero ariko uko bikomeza gutyo niko biha imbaraga, niko byahaga imbaraga FPR, kuko yaravugaga ati hari abantu badushyigikiye bashaka ko tugera kuri icyo gutuma abanyarwanda bagaruka bakaba bamwe tukagira u Rwanda.
byari bishingiye ku bintu nka bine nababwira. Icya mbere yari inama na za mitingi zakorwaga kugira ngo abantu babumvishe umupango wabo. Icya kabiri cyari ibitangazamakuru, kumvikanisha iyo muvuma, ubwo buryo bashaka ko ibintu bikorwa. Icya gatatu kwari ugutoza urubyiruko, bya bine nababwira, gutoza urubyiruko rwinshi muri ibyo bice bitandukanye kugira ngo babatoze ubugome, babatoze uburyo bwo kurwana, babatoze no kumva bafite urwango rukomeye rwa babandi bashaka bigezayo. Hanyuma hakaba icya nyuma cyaje ni ihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Nimugire mu ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ryakozwe bidapanzwe, byari bizwi neza bizahanuka. Ndetse na mbere y'ibyumweru bibiriho gato hari uwari wavuze ngo nyamara hari akantu kazaba, ngo mwitonde nyamara hari akantu kazaba. Ku by'inama na mitingi rero zarakorwaga, inama za Hutu Power, nkaho kuri Stade Amahoro niba mwibuka yitwaga nde, Matayo Ngirumpatse yaravuze ati mu kwezi kwa karindwi nzakora ku nterahamwe zanjye maze tumanuke koko. Nzavugana n'abo mu maperefegitura, nzavugana n'abo mu makomine, maze nkore ku nterahamwe zanjye maze tumanuke koko. Urumva iyo babivugaga gutyo mu mbwirwaruhame, interahamwe zibyina n'abandi bameze gutyo, ni bya bindi nababwiye kare, ntabwo abantu twese tubikabuta kimwe ngo twumve ikiri inyuma yabo. Turabyumva gusa tukumva abantu bari mu masoga, abantu bari mu biki bashyushye, ariko ntitwumve ikiri inyuma yabo. Umuntu ameze nk'aho baburiye ko bagiye kubamara. Nzakora ku nterahamwe zanjye maze tumanuke koko. Bari gutanga imbunda, bari gutanga ubuhiri, bari gutanga amacumu, bari gutanga imihoro, byose biratangwa abantu babizi banabivuze. Ariko ntabwo twese tubyumva kimwe ngo turebe behind hari. So ibyo birakorwa bikarangira. No mu bitangazamakuru bo bagakaza umurego. Bya bitangazamakuru twavugaga radiyo ya Rwanda yakoreshwaga n'ubuyobozi, yakoraga nyine ibyo bababwiye. Tukagira bya binyamakuru byakangura byandika, noneho tuza no kugira n'izindi radiyo nka RTM. Ibyo yatangazaga ntiyashobora gutangaza iby'urugamba nyakuri, yashobora kugira ngo twatunyeze twadutembatsemye twatumaze. Ubwo ni ukugira ngo umuturage we yumve ko noneho ubwo batumaze wenda bagiye kugira amahoro, nta ntambara ihari. Rwa rwango rurakomeza kwigishwa bavuga ngo aha bahafashe, bati murumva noneho bagiye kutugeraho baratumara. Bya bindi nababwiye mu rugamba icyo gihe baravugaga ngo inkotanyi ni abantu babi, ni abantu bafite amatwi maremare, n'ibiki no kugira ngo badezimanize ba bantu, umuntu yumve yuko ari abantu babi, hanyuma atangire kumva ko badakwiye no kuza. Babe abantu bari bakwiye kugumiye kuko ni abantu babi n'ubundi bagiye kutuzanira ibintu bibi. So icyo ngicyo rero babashe kukirwanya. Noneho baza kuvuga umugabo w'ingabo witwa Nsabimana, niwe wavuze ati umwanzi w'igihugu ni umwe gusa, ni Umututsi. Twese tugomba gufatanya kumurwanya no kumwikiza. Biravuzwe mu mbwirwaruhame, biravuzwe mu binyamakuru, biravuzwe mu nama zitandukanye kugira ngo abantu bose babifateho ko umwanzi ari umuntu umwe gusa, ni Umututsi. Aranavuga ati ni Umututsi n'Umuhutu washakanye n'Umututsi, nawe ni icyitso cy'Umututsi. N'Umuhutu utumva gahunda yo kurwanya umwanzi, nawe ni umwanzi. Ubu ni umwanzi dufite mu gihugu tugomba kurwana nawe.
Mugesera 92 yari yabivuze ati ikosa twakoze ni rimwe muri 59 nuko twabaretse mu gahunga, noneho tugomba kubica tukabamara bagaca inzira y'ubusamo hehe muri Nyabarongo bakabarwamo bakagenda. Bafite ibyo bintu bivugwa mu mbwirwaruhame muri ubwo buryo kugira ngo abantu bakanguke babeveye bumve ko umuntu ari umuntu agomba kumurwanya murandura n'imizi ye. Ibyo rero birakorwa, interahamwe ziratozwa nk'uko nari mbabwiye, baragerageza. Muri 92 muzi ko bishe Kibirira, bica abantu benshi, bica mu Bigogwe, bica mu Bugesera, kugira ngo bagerageze ese ubundi dukoze jenoside dufate za eshantiyoni twica twumve imiryango mpuzamahanga ikivuga. Baravuga barabikora ngo yari ese, ariko abantu imiryango mpuzamahanga itangira gutabaza. Nyamara mu Rwanda ibintu kirimo gukorwa ni jenoside. Nyamara nubwo imiryango mpuzamahanga bivuga gutyo, muri dekre ya UN 48 bari baravuze ko nta jenoside izongera kubaho ku isi, ariko babona nta muntu urimo kubyitaho. Ariko uko bimeze gutyo niko hajyamo ikibatsi cy'inkotanyi bagasaba imishyikirano. Basaba imishyikirano bayijyamo, iyo bayibavagamo hari abantu batayemeraga. Uwa mbere utarayemeraga yari Bagosora Leonese, yari koroneli. Ariko hari undi wavuze ngo ese ngo ubundi iyo imishyikirano ibyo bipapuro niyo mahoro ninde? Abo bantu ushaka kumwibuka sinibuka niba ari inde wavuze ngo iyo mishyikirano ubundi ngo amahoro ni impapuro, ngo cyangwa ngo arashaka igihugu kugitanga ngo kigafatwa na ba Runyonyo. Nibuka uwo ari we, ariko izo byari ibiganiro abantu bagenda batanga, ibiganiro bigamije gukomeza kumva ko batimbaraye ku mugambi wo gukora ibyo batangiye byo gukora jenoside. Nyuma y'ibyo ngibyo by'itangazamakuru haje iby'urubyiruko nababwiye, haza noneho ihanurwa ry'indege ya Habyarimana muri 94 ku itariki 6. Ariko mbere y'ibyumweru 2 no mbere yaho gato mu mishyikirano yari yavuyeyo, Bagosora yavuze ati nyamara ngewe nubwo muvuze ngo turashyikiranye turemeranyije ibi byose njye simbyemeye, ngiye gutegura imperuka, ibyo bise apocalypse. Hari hasigaye nk'amezi 2, nibuka ko hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2 niba atari mu mpera z'ukwa mbere muri 94 nibwo yavuze ngo ngewe ngiye gutegura imperuka, apocalypse. Noneho hasigaye ibyumweru 2 ngo indege ihanuke, Bagosora mu nama ya gisirikare yaravuze mu minsi iza bitageze n'ukwezi hari akantu kazaba, ati kandi mwese muzakabona. Abantu rero b'intagondwa bari bayobowe na Bagosora, ngo bari baragiye kwa Habyarimana baravuga bati rero iriya mishyikirano twakoze ugomba kuyanga. Aravuga ati nzange ibintu namaze kubisinya, twarajyanye mwese tugasinya, byanjye mbihereye. Bati nutabyemera uzapfa rero. Ati nzitwa n'iki? Ntabwo ari byo, barabyemeye mureke tuzabihuze igiti. Baramubwira bati ntabwo byakunda.
Imana igwa rero ihubuka. Hari n'abantu bajya bavuga ngo yarashwe n'inkotanyi, abandi bagashakisha, ariko ntabwo inkotanyi zari kurasa indege ngo ize kugwa kwa Habyarimana, ko yarashwe n'amasasu yavuye i Kanombe, kandi i Kanombe hari hakontrowe n'ingabo za Habyarimana. Kugira ngo mumenye neza ko umugambi wari uzwi neza, nuko indege igwa muri iryo joro, niho hatangiye gushyirwaho za bariyeri hirya no hino.